Ito
ufite imbaraga ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'uw'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari niko ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara ishusho y'uwo mu ijuru. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki: abafite umubiri musa bafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuyubora no ukambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfu we, kunesha kwawe kurihe? Warupfu we, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'icyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nshuti bavandimwe duteraniye hano, duteranijwe no guha icyubahiro umubiri w'umwana wacu uwo nkunda Ikirezi Tamaha, wacumbikiye ubugingo bwe iki gihe cyose cy'imyaka y'ubuzima bwe bwo kubaho. Ariko ijambo ry'Imana icyo ritubwiye nuko hari imibiri ya kavukire Imana yaremye mu butaka, irawubumbabumba mu butaka. Ari nayo mpamvu tugaruye uyu mubiri gusubira aho wavuye. Ariko nanone dufite ibyiringiro ko hari imibiri Imana izambika abantu bazuka, hanyuma bakambara indi mibiri itabora. Ntago turi bubwirize byinshi kuko ikirere ntikimeze neza, twabivuze mu rusengero. Aha rero tuje guherekeza umwana wacu, tugiye guhesha umugisha yimva igiye kwakira umubiri we. Abamarayika b'Imana baharinde, hanyuma umunsi w'umuzuko azazuke yambaye ubwiza, yambaye kutabora, yambaye ikuzo, kandi yambaye ubwiza busa n'ubw'umwana w'Imana Yesu Kristo. Tugiye gusaba umuryango uri buze kuba witegura kwigira hafi bururuza umubiri, hanyuma dusenge. Data nyir'icyubahiro, Mana yacu, turagushimye kubera yuko ari wowe waduhaye Tamara muri iyi myaka y'ubuzima bwose. Dusabye imva igiye kwakira umubiri we, reka yezwe n'amaraso yawe Kristo. Wowe wapfuye ukazuka, abamarayika bawe baharinde. Imbaraga zose z'umwanzi ntizemere kuhakurusinga, kuko ahangaha niho tugiye kubika uwacu. Twabanye mu gihe cyiza, ariko igihe kirageze kugira ngo umubiri usubire mu gitaka, hanyuma ubugingo aribwo wahumekeye muri cya gitaka bugaruka iwawe. Twiteguye kuzamubona.